Markley Entertainment. Ndabizi neza nimba uri umukunzi w'umuziki nyarwanda ntabwo waba utazi ibitaramo biri guhuza Bruce Melody na The Ben mu byiswe Summer Country Tour 2026. Ariko se ni iki utazi kuri Bruce Melody na The Ben? Mu myaka isaga 10 ishize amazina abiri yakomeje guteza impaka mu muziki nyarwanda. Hari abavuga ko Bruce Melody itaye wacu 001 Munyakazi ari we nimero ya mbere mu Rwanda, abandi bakemeza ko The Ben The Tiger one of a kind ari we udasoboka gusimburwa mu Rwanda. Ariko se ninde ufite amateka akomeye? Ninde watangiye mbere? Ninde ufite indirimbo zakunzwe n'abatari bake? Ninde ufite ibihembo byinshi kurusha undi? Kandi ninde ufite abafana benshi mu Rwanda? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe aba bahanzi bombi kuva mu bwana bwabo kugeza aho bageze uyu munsi. The Ben yavukiye muri Uganda Mutarama 1986, atangira kumenyekana cyane mu Rwanda mu mwaka wa 2008. Mu gihe Bruce Melody we yavukiye i Kigali Kicukiro Werurwe 1992, atangira kuzamuka mu muziki nyuma y'imyaka mike atangiye umuziki we. Muri iki cyiciro The Ben niwe watangiye mbere umuziki. The Ben yashakanye na Pamela Uwicyeza mu 2022, mu gihe Bruce Melody we yashakanye na Uwase Shakira, akaba ubu ngubu afite abana babiri. Aba bahanzi bombi bafite imiryango bakunze kurinda ibintu by'itangazamakuru ndetse na social media. The Ben yamenyekanye cyane mu ndirimbo zakunzwe n'abatari bakeya, aho zamuzamuye ku gasongero nk'amahirwe ya mbere, Why, Habibi, Fine Girl ndetse na Ni Forever. Bruce Melody nawe yageze ku gasongero azamuwe n'indirimbo zitandukanye nka Tubivemo, Ndumiwe, Katerina, Samoya ndetse n'iyo foto. Bombi bafitanye indirimbo zakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, aho bakoranye n'umuhanzi ukomeye cyane. Bombi bakoranye na Diamond uturuka mu gihugu cya Tanzania. Indirimbo izwi ya The Ben yakoranye na Diamond ni imwe yiswe Boda Boda, naho izwi cyane ya vuba Bruce Melody yakoranye na Diamond bahise Pom Pom. The Ben yegukanye ibihembo bitandukanye bya Salax Award, mu gihe Bruce Melody we yatwaye Primus Guma Guma Superstar ndetse yegukana n'ibindi bihembo bitandukanye. Ahangaha mu bijyanye n'ibihembo, The Ben usanga ari ufite ibihembo byinshi bitandukanye, ariko ntigeze yegukana Primus Guma Guma nubwo ari we watangiye mbere. Icyiciro cy'abafana nicyo cyiciro usanga gihanganisha aba bahanzi kurusha ikindi cyose. Nyuma y'imyaka myinshi abafana babo bagereranya, ndetse bamwe bakavuga ko hagati yabo hari imihangana rikomeye. Mu mpera za 2025 Bruce Melody na The Ben bafashe icyemezo cyo guhuza imbaraga. Ibi byabyaye ibitaramo bizwi nka Summer Country Tour 2026, bikaraba ari ibitaramo bizenguruka igihugu bigahuza aba bahanzi bombi ku rubyiniriro rumwe. Urugendo rwatangiriye Musanze ku itariki 13, rukazakomereza Nyagatare ku itariki 20, rugakomereza i Bugesera ku itariki 27, maze bagasoreza i Rubavu ku itariki 4 Nyakanga 2026. Muri ibi bitaramo aba bahanzi bazaba bafatanyije na Gitoko, Bwiza ndetse n'abahandi bahanzi batumiwe. Abenshi babifata nk'ikimenyetso cy'uko nubwo aba bahanzi bakunda guhanganishwa n'abafana babo, Bruce Melody na The Ben bo bahisemo gushyira imbere ibitaramo byabo kugira ngo bateze umuziki w'u Rwanda imbere. Nyuma ese yo kureba amateka y'aba bahanzi bombi, ninde ubona yahinduye cyane umuziki nyarwanda hagati ya Bruce Melody na The Ben? Ninde ufite indirimbo zakunzwe n'abatari bake ku isi? Twandikire igitekerezo cyawe hasi, kandi niba ukunda documentary nk'izi ntuzibagirwe gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zitandukanye zijyanye n'ibi biganiro. Kora subscribe kugira ngo dukomeze kuzamura YouTube channel yacu, kugira ngo dukomeze kubona ibiganiro ku gihe. Nge ndi Markley Entertainment.